Hari ibintu bikiza umuntu atabikuye ku mafaranga, ahubwo abikuye ku myitwarire. Mu kiganiro gishize twabonye ko discipline ari kimwe muri byo. Ni nk'umutungo utagurishwa, ariko distraction ni nk'umwenda wishyura utabizi. Uyu munsi turasesengura ukuri kutavugwa ku mikoreshereze y'umutungo wawe. Ni inshuro zingahe wumva nta mafaranga ufite, nyamara yagiye anyura mu biganza byawe? Ahari ikibazo si amafaranga make, ahubwo ni uburyo uyakoresha. Muri iki gice cya kabiri cya discipline na distraction, ku musozo wacyo turakwereka amakosa akubuza gutera imbere, n'ibanga abaherwe bamenye wowe utaramenya, ndetse tunagaragaze icyo wakora kugira ngo nawe utangire kubarirwa mu bafite umutungo. Kenshi iyo abantu bavuze discipline, benshi biyumvira kubahiriza amategeko ukaba miseke igoroye. Reka twe tubishyire mu mboni y'abacuruzi kugira ngo dusobanukirwe birushijeho ku kamaro ka discipline mu buzima bwacu. Discipline turayifata nka asset cyangwa se umutungo, ikintu kigushyira amafaranga mu mufuka. Naho distraction ni nka liability, ikintu kigukura amafaranga mu mufuka. Dore ingero eshanu za discipline dufata nka assets zitavugwa kenshi ariko zifite imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urugero rwa mbere, gufata umwanzuro ku gihe. Iyo uzi guhitamo igihe kigeze, uba ufite impano ikomeye yo guhitamo no kwitinyuka. Urugero rwa kabiri, kumenya kwihangana. Muri business, mu rukundo no mu buzima busanzwe, ubwihangane n'ishoramari. Nta kintu cyiza nko kuba umuntu udatwarwa n'umujinya cyangwa ibyiyumviro by'ako kanya. Urugero rwa gatatu, kuvuga hoya igihe bikenewe. Discipline ituma uvuga hoya ku bintu bidafite umumaro. Kwanga ikintu gitatanya intego zawe si ubugome, ni discipline ikurinda kugwa aho abandi baguye. Urugero rwa kane, kuba consistent ku bintu byiza. Nta kintu gikomeye gikorwa rimwe, byose biba byubatswe gahoro gahoro. Urugero rwa gatanu, gufata igihe cyo gutuza no gutekereza. Gufata akanya gato ko gutekereza bigufasha gufata umwanzuro mwiza uguteza imbere, bikakurinda gusubira inyuma. Ikizagutandukanya n'abandi ni consistency iva muri discipline, kuko uko wirinda ibintu bitari ngombwa niko wongera value yawe ku isoko ry'ubuzima. Ni nk'ubwizigame, buri gihe uko witwara none uba wiyubakira ejo hawe. Distraction yo ni liability, igusoboramo umutungo utabizi, imeze nk'umwenda wishyurwa n'igihe ndetse n'intego zawe. Distraction tuvuga aha si telefone gusa, ni buri kantu gato kagutwara attention yawe, gashobora kuba inshuti zawe cyangwa se ibikorwa byose bitaguteza imbere. Dore ingero eshanu za liabilities zisanzwe zitwiba attention yacu. Urugero rwa mbere, intege nke ku byemezo. Nubwo gushishoza ari byiza, ariko kenshi usanga uba uri kwica amahirwe. Iyo uzarira cyane ushiduka usanga amahirwe yagucitse. Urugero rwa kabiri, ukunda gushimwa cyane. Iyo uba mu buzima bwo gushimwa aho gukora ibishimisha umutima wawe, aba ari nko gufata amafaranga yakagutunze ejo ukayarya none. Wihisha inyuma y'akazi kenshi. Kuba busy si kimwe no kuba productive. Iyo uhora wihugiraho ngo ndi busy ariko udafite umusaruro, ni liability. Urugero rwa kane, kujya mu bintu byose. Kudafata icyerekezo bituma nta mwihariko ugira. Urugero rwa gatanu, guhora utekereza ku byahise. Kwibera mu mateka bikubuza gukora kuri ejo hawe. Hari ababariho none ariko imitima yabo iri mu byahise. Umujinya, kwicuza, guhora wibuka ibyakubabaje n'umwenda wa buri munsi. Ariko hari inkuru nziza, uko byumva niko utangira guhindura. Dore aho discipline itangirira. Numenya ko ubuzima bwawe ari nk'ikigo cy'ubucuruzi kigomba kuyoborwa neza kugira ngo kirusheho kunguka no gutera imbere, uzaba uri mu nzira nziza. Ubuzima bwawe ni nka konti, buri munota uba uri kubitsa cyangwa kubikuza. Isuzume, uri kwiyubaka cyangwa uri kwisenya. Banza wibaze, iki ngiye gukora cyangwa uyu mwanzuro ngiye gufata ni asset cyangwa ni liability? Ibi ndimo gukora biranyubaka cyangwa biransahurira umutungo w'igihe n'intego? Aho niho discipline itangirira, kandi distraction igasigara. Turabashimira cyane ku rukundo mukomeje kugaragariza Bivuge TV, kureba ibiganiro byacu no kubisangiza abandi. Abakora like, abakora comment, mwese turabashimira ubwitange bwanyu, kandi nitafari rinini, nitafari rikomeye mu murashyira mu iterambere rya Bivuge TV. Natwe ntituzacika intege, tuzakomeza tubategurira ibiganiro byiza kandi byimbitse byabafasha guhindura imyumvire, imitekerereze n'imigirire yanyu. Mu kiganiro gikurikira tuzarebera hamwe ubushobozi bwo kumva no gucunga amafaranga yawe. Mu yandi magambo, ubumenyi umuntu agira ku bijyanye n'amafaranga, ko yinjira ukasohoka nk'uko yashorwa. Ntimuzacikwe.